Niba uri gukuraho dark spot ariko ukaba udakoresha sunscreen, ibyo uri kuvunika ukuraho ahubwo uri kubyitera. Gukoresha ingredient brightening ariko udakoresha sunscreen ni nko gukoropa robine ifunguye. Urakoropa ariko amazi agakomeza akameneka n'ubundi ugakomeza ukoropa. Imirasire y'izuba yongera ikorwa rya melanine, kandi melanine nizo zituma uruhu rwacu ruzaho ama dark spot. Muri video yabanje twarabibonye. Nanone ushobora kuvuga ati ngewe nirirwa mu nzu ntago njya mura n'izuba, ariko uru rumuri rwa telefone zacu blue light nayo iri mu bintu bituma melanine zikorwa, bigatuma na dark spot nazo uzibona ku ruhu rwawe nubwo utajya ujya ku zuba. Urumva ko sunscreen nubwo waba wirirwa mu nzu urayikeneye. Gukoresha sunscreen rimwe ku munsi ni nkaho nta sunscreen uba wakoresheje, ntabwo uba wirinze bihagije. Ubundi niba ushaka ko uruhu rwawe ruvaho dark spot, koresha sunscreen 2 ku munsi byibura, kandi uzambwira. Urabona nanjye hano ndacyafite utu dark spot, ariko ntabwo bimeze nka mbere rwose uruhu rwanjye rwari rwarangiritse. Kuva natangira gukoresha sunscreen 2 ku munsi, nkanakoresha ama vitamin C buri munsi, uruhu rwanjye improvement yagiye igaragara. Rero nawe niba ushaka uruhu rwiza, sunscreen yikoreshe 2 ku munsi. Ukeneye sunscreen kurenza amavuta akuraho dark spot. Mu kanya ndaje nkubwire icyo wakora dark spot zawe zikavaho, icyo ukwiye kwirinda, dark spot zivaho mu gihe kingana gute, sunscreen nziza, uko wayikoresha, ibyo kwirinda, byose ni muri iyi video, ntucikwe. One thing that completely changed my skin and my confidence: sunscreen. For the longest time, I skipped it thinking it was optional. But once I made it a daily habit, my skin started looking healthier, brighter, and more even. Ikintu ugomba kumenya nuko uruhu rwirabura rukora melanine nyinshi, kandi melanine zacu ziba ziri deep. Waba uri inzobe, waba uri igikara, ipfa kuba uri umwirabura, melanine zawe ziba ziri deep. Inflammation iyo ariyo yose, melanine zita zikorwa vuba zikaza kukurinda. Reba video yabanje kugira ngo wumve neza ibingibi ndimo ndakubwira. Uruhu rwacu rugenda rukuraho ama dark spot gake gake, layers by layer, ugahera hano kuri epidermis, rukagira muri dermis, rukagera hepfo cyane, rugenda rukuraho za melanine gake gake. Niyo mpamvu uzabona dukuraho ama dark spot, ariko bigafata umwanya munini kugira ngo ubone za dark spot zawe zavuyeho. Numva umuntu akubwiye ngo ngewe dark spot zanjye zavuyeho mu byumweru 2, azaba kubeshya. Melanine zacu ntago ari gutyo zikora. Post inflammatory hyperpigmentation ziviraho byibura ibyumweru 6 na 12, nayo ziri deep zishobora kuviraho amezi 6 cyangwa umwaka. Rero impamvu wowe ubona dark spot zawe zitavaho ni ukubera ko witeza ibitangaza. Ushaka kubona uruhu rwawe rwahise ruvaho dark spot, aho kugenda ureba progress uko uruhu rugenda ruvaho dark spot gake gake. Impamvu uzabona dark spot zawe zitari kuvaho ni uko ikintu cya mbere, dark spot kugira ziveho uruhu rurabanza rukoroha. Kandi niba ushaka koroshya uruhu, uzakenera kubanza guhata uruhu amazi, ugakoresha ama hyaluronic acid, uruhu rwawe rukoroha, ukabona ko uruhu rworoshye. Iyo uruhu rwawe rufite hydration ihagije, nibwo nizo dark spot zigenda zivaho gake gake. Naho mu gihe uruhu rwawe rukiri dry, biragoye ko za dark spot zavaho. Rero ukeneye yaba moisturizer, yaba hyaluronic acid kugira ngo igufashe gukuraho yama dark spot. Nanjye face wanyikoresha 1 cyangwa 2 mu cyumweru. Iyo nazikoresheje mba ndi gukoresha hyaluronic acid hamwe na anti wrinkles, kuko ibamo ceramide, ikabamo na peptide,
byose bimaza anti-aging benefit kandi zigatuma uruhu rwanjye rwo hejuru rworoha kandi umuntu yarubona akabona uruhu rufite ubuzima bwiza. Icyo ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha nawe gukuraho ama dark spot. Indi mpamvu ushobora kubona dark spot zawe zitari kuvaho nuko ubundi kugira ngo dark spot zigende zivaho zirabanza zikaba ari umukara cyane, noneho kugira ngo zigende zivaho zikagenda zeruruka. Kwa kundi zari umukara zikagenda zeruruka, noneho akaba ari kubona dark spot ziri kugenda zivaho. Ni process mbese, ntabwo wahita ushiraho hano face wawe ngo zihite zigenda ziveho. Ziragenda zeruruka gake gake, gahoro gahoro ukazabona ya ma dark spot yawe yavuyeho. Rero niyo mpamvu wowe ushobora kuba uzi ngo dark spot zari ziri kuvaho kandi ziri kugenda zivaho, ziri muri process. Mpamvu ushobora kubona dark spot zari zitari kuvaho, mbere yuko dark spot zivaho, texture uruhu rwawe nirwo rubanza rukaryoha rukamera neza. Rero ni imwe mu mpamvu ushobora gutuma ubona dark spot zari zitari kuvaho, kandi ziri kuvaho nuko uruhu rwabanjije kubanza kuryoshya uruhu rwawe rw'inyuma. Ariko dark spot niba uruhu rwawe rwaratangiye kuryoha, dark spot nazo ni nkaho zatangiye kuvaho. Ukunda kwireba cyane mu ndorerwamo ukagenda ureba za dark spot ahantu ziri, ugenda uzireba, wowe uzajya ubona zitari kuvaho. Ahubwo icyo wakora ni iki: uruhu rwacu rukora mu ma cycles, rukora muri ya minsi 28 nibwo ruba rwatangiye kwiyuburura. Niba ushaka kujya wireba ko bya bibazo byawe by'uruhu biri kuvaho, ujye ureba buri nyuma y'iminsi 28 nibwo uzajya ubona ko uruhu rwawe rwiyuburuye, cells nshya zigakorwa. Ariko mbere y'iminsi 28 uri kwinaniriza ubusa, kandi binatuma ugenda ukajya gushaka ibindi bintu uhindagura, bigatuma ya mavuta meza yaratangiye kugukorera. Iyo uyahinduye, ubwo n'uruhu rwawe narwo ruhita rujya muri change, mbese ruhita rujya mu byo kwadapta ya mavuta mashyashya yazaniye, ugasanga urahora muri urwo ngurwo. Niba ushaka uruhu rwiza, ihe gahunda uvuga ati amavuta ngiye kujya nyamara w'amezi 6, nimara kubona nta mpinduka mbone kuyavaho. Ariko mbere yaho uba ugumye kuri ayo mavuta yawe, kuko uruhu rwawe uri kugenda uruhindagura. Icyo gukora rero kugira ngo dark spot zawe ziveho: irinde inflammation iyo ari yo yose, irinde ikintu cyose cyababaza uruhu, bibe izuba, bibe amaside akaze cyane, bibe gukoresha amavuta akesha, nukoresha sunscreen. Ibyo bintu nabyo byirinde. Bibe ikintu cyagutera ibiheri nacyo kirinde. Gutyo nibwo uruhu rwawe uzabona rwagize improvement n'ama dark spot akavaho. Urumuri, aya ma ring light, aya ma telefone, narwo ni mu rumuri rwangiza uruhu rwacu, narwo rwirinde. Mu kurwirinda, icyo wakora ni gukoresha ama antioxidant no gukoresha sunscreen. Nabyo bizagufasha kuba uruhu rwawe rutakora melanine nyinshi. Gira akantu muri routine yawe kagufasha gukuraho pigment, kagufasha gukuraho iryo bara, kanatuma melanine zawe zidakorwa cyane. Gashobora kuba niacinamide, gashobora kuba azelaic, gashobora kuba vitamin C, gashobora kuba face wow. Mbese wowe ugira akantu kamwe muri routine yawe kagufasha kuregulatinga, gutuma melanine zidakorwa ari nyinshi. Ikindi, wihangane. Kwihangana ni byo bintu bya mbere nabonye bituma uruhu rwacu ruryoha. Igihe cyose ugifite stress, uzahindagura amavuta. Byo guhindagura amavuta biveho, ugenda ujye gushaka amasabune, ukoresha ama scrub bakubwiye, ukoresha exfoliation inshuro nyinshi mu cyumweru kandi byangiza uruhu. Byose usanga uri kuvunikira ubusa. Irinde gukoresha product 10 muri routine yawe imwe. Niba ushaka uruhu rwiza, koresha cleanser, koresha, niba ari toner yawe uyikoresha rimwe mu cyumweru, toner nayo ikora exfoliation yikoresha rimwe cyangwa 2 mu cyumweru. Ukoreshe moisturizer yawe, ukoreshe sunscreen. Mbese sunscreen nicyo kintu ukeneye cyane kurenza ibindi bintu byose. Irinde ikintu cyose cyatwika uruhu, irinde ikintu cyose cyatuma melanine zikorwa ari nyinshi. Irinde gukopera ama routine. Sinzi wabonye mu influencer yamamaza izi product ukaba urirutse, ubonye ngo bamamaza ngo ama body oil urirutse. Irinde icyo kintu. Routine nziza ku muntu ufite dark spot ni ukumenya icyo uruhu rwe rukeneye.
ni ukumenya ni iki nkoresha, ni ukumenya ibingibi nimbikoresha birankorera iki. Niba dark spot zawe zitari kuvaho, ntabwo ari uruhu rwawe rwananiranye, ahubwo ni wowe utari wamenya ni iki kintu nsabwa gukora. Hari ikintu uba ugomba guhindura muri rutine yawe kugira ngo za dark spot zawe ziveho. Ubutaha tuzareba ingredient muri rusange zikuraho dark spot, turebe ni izihe bakabiriza cyane ziri overrated, turebe ni izihe bakabiriza cyane kandi nta kintu kizima zikora. Ntuzacikwe.